byiza kuri gukora subscribe kuri Rwanda Showbiz TV, tuguhaye ikaze. Ikindi kandi wibuke ko ugomba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bitandukanye byinshi bijye bikugeraho umwanya wari wose gatanu ku kandi. Twongeye kubaha ikaze kandi ikindi tugiye kuganira ku mutwe w'inyeshyamba cyangwa se ku ngabo zirwanira muri Congo z'umutwe wa M23 muri rusange. Ni ukuvuga ngo ibintu tugiye kuvugaho tugiye kubaganiriza cyangwa se tubasesengurire icyo M23 icyo umutwe ukorera muri Congo bita M23 icyo ugamije ndetse n'impamvu ugira imbaraga nyinshi cyangwa se uhora ufite imbaraga nyinshi zitandukanye zo kugira ngo uhore urwana. Kuba uhora urwana rero, kuba uhorana ishyaka ryo kurwana, ese abenshi bibaza ngo ni ukubera iki bahorana morali, bahorana ishyaka ryo kurwana, bahorana courage. Icyo kintu nawe wakibaza, ukibaza n'igihe bizarangirira cyangwa se igihe wumva ko byagira iherezo. Ariko mu by'ukuri nk'abarwanyi ba M23 ikintu batekereza si kinaha cyangwa se si nk'icyo utekereza, bitewe n'uko buriya iyo uri ku rugamba, iyo uri mu ntambara umenya byinshi bitandukanye. Nko kuvuga nk'uko wafata Goma ejo ugatekereza gufata Bukavu, ejo ugatekereza gufata Revilla. Ni ibintu nyine bigenda bigira uruhererekane. Nawe nk'umuntu mukuru cyangwa se nk'umwana watekereza ngo umuntu aguhaye akaryoshye uyu munsi, ejo nanone ukakabona, ese ntiwakwifuza gukomeza ukajya ku karyoshye? Nicyo kintu rero M23 ishobora gukora cyangwa se igashiduka igeze ku karyohereye yifuza ko yageraho cyangwa se yifuza ko intego yaho yageraho. Ikindi kandi nkubwiye ibiri kubera ku rugamba, ngiye kukubwira ibiri kubera ku rugamba n'icyo M23 igamije cyangwa se ishaka kugeraho. Ni ibintu bitangaje kandi ni ibintu by'amayobera. Nk'umunyarwanda ushobora kwibaza bariya bantu kuki bagira morali ihambaye ndetse bagahorana morali, imbaraga ndetse zo kugira ngo bagere ku ntego bihaye. Intego bihaye rero cyangwa se ikituma bashaka kugera ku ntego bihaye, ese wakwibaza ngo ni igiki? Ibaza ngo ni igiki? Kwibaza ngo rero ni igiki ushobora kubibaza ariko ntubone igisubizo ako kanya, ariko mu by'ukuri igisubizo kirahari. Igisubizo kirahari cy'ibibazo twibaza byinshi cyane. Abenshi cyangwa se nk'amahanga aribaza ngo ese uriya waba ari umutwe w'inyeshyamba urwanira muri Congo gusa udafite aho ukura ubushobozi cyangwa se aho ukura nk'intwaro barwanisha ku rugamba, n'urugero nk'ibyo kurya se? Kwibaza ati ese bariya barahinga? Ese ukibaza ngo babayeho bate? Ese ukibaza umusirikare wo muri M23 arahembwa? Ese nimba ahembwa angahe? Nawe bibaze ngo icyo kintu cyo kwibaza umusirikare ngahembwa angahe, umusirikare ukorera M23 ahembwa angahe, ese ahembwa nande, ese ahembwa amafaranga aturutse hehe? Icyo kintu abenshi wakibaza, ukibaza n'iherezo ryacyo. By the way, n'urugero urabona M23 ni ingabo cyangwa se umutwe w'inyeshyamba zirwanira muri Congo ariko zishaka kwishyira kwizana kwabo. Kuba zishaka kwishyira kwizana kwabo, abenshi cyangwa se nk'amahanga baravuga ati ese ubushobozi, ese iyo mbunda, ayo masasu, ese n'ibikoresho bitandukanye, iyo myambaro iki ikorerwa hehe, idodwa nande? Nicyo kintu ushobora kwibaza, ukibaza aho nawe ukaba waburira igisubizo. Ariko mu by'ukuri igisubizo kirahari. Twegereye umwe mu basirikare ba M23 tumubaza icyo kibazo. Tumubajije icyo kibazo yaradusubije ati
tega amatwi wumve ukurikire uko umusirikare wa M23 tumubaza ikibazo cyaho bakura ibi basapotinga ku rugamba, imbunda se, imyambaro, aho babikura. Reba video urebe interview twamukoresheje tumubaza ibyo bibazo bitandukanye twagiye tumubaza mu bihe bitandukanye. Tukimara kumubaza namwe mwumvise ibivuye mu kiganiro twagiranye nk'umunyamakuru, ibyo yadusubije, ibibazo twamubajije murabyumvise, ariko nawe wenda ushobora kuba hari ibyo udasobanukiwe mu by'ukuri, ariko kuba udafite ibyo usobanukiwe ari nabyo ngira ngo ngusobanurire. Twamubajije ikibazo cya mbere, turavuga ati se kuba nk'umusirikare uhorana morale, turamubaza ati se wagira morali utariye? Ese ibyo kurya urya ubikura he? Ese imbunda y'amasasa gushiranye muyakura hehe nk'abarwanyi ba M23? Igisubizo yatubwiye ati twakomeje turamubaza ati se ntago mushobora kuba namwe mushobora gusahura nk'abaturage se mukabiba amahene yabo, amatungo yabo, cyangwa se mukabasahura ibyo kurya bihingiye mu mirima yabo? Ese urumva ibyo byo kurya murya, ibyo kurya bibatunze umunsi ku munsi ku rugamba se byaba bituruka he? Ese ntimushobora kuba mujya gusahura abaturage nk'uko izindi mitwe zaba zibigenza? Urugero, hari nk'imitwe y'itera ubwoba ibarizwa muri Congo myinshi cyane. Ese mwe ntabwo mwaba muri bamwe bashobora kuba basahura abaturage? Igisubizo yatubwiye yaravuze ati twebwe ubwacu turi abaturage twishyize hamwe, twitoza imbunda, twitoza kurasa, twitoza kwirwanaho. Ubwo rero kuba twarakoze ako gatsiko cyangwa se twarishize hamwe, turi abaturage, tuvuye mu baturage, ni ukuvuga ko natwe turi abaturage. Ubwo rero iyo tugize ikibazo tugasonza se tukagira ikibazo cy'ibyo kurya, umuturage ubwe, umuturage ushyigikiye ibyo dukora niwe wifata agahitamo akavuga ati bana bacu, bana mukomeje kurwanira ukwishyira kwizana kwacu, mufate ibyo kurya. Cyangwa se mu magambo makeya, abaturage nibo baba bitwihera kugira ngo tubashe gukomeza umurimo cyangwa se intego twihaye. Intego twihaye ni ukwishyira tukizana, tukiteza imbere, ndetse tukagera ku mbere na mbere ni ukwishyira kwizana. Mbere na mbere ni ukwishyira kwizana, kandi ikindi, iyo wishyuza ukizana ukagera ku cyo wifuza cyangwa se target yawe cyangwa se intumbero yawe, ushobora kugera ku cyo wifuza. Nkwibutse gukora subscribe, kandi ikindi ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro tujye kujya dukora ibisesenguzi bitandukanye ndetse n'ibijyanye no muri entertainment, urugero nk'abasitari batandukanye, ibintu byinshi cyane bizajya bikugeraho umunsi ku munsi. Ndagushimiye. Yari Dushimento.